Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo kuba mu bwihisho bw'Imana. Kuba mu bwihisho bw'Imana. Twavugaga yuko ibintu by'agaciro bihishwa ahantu kure cyane. Ibintu by'agaciro bihishwa ahantu kure cyane. N'Imana nayo ubwayo kubera agaciro ifite ntabwo ipfa kuboneka igihe cyose dushakiye n'igihe cyose tubyifuje. Imana nayo ubwayo irihisha. Twavugaga ukuntu umubyeyi ukuntu Imana yafashe umwana imuhisha ahantu kure cyane. Imana iza kuza igafata umwana ikamushira nko ku gituza cyangwa ku mutwe cyangwa ku mugongo, ikashira ahantu umuntu atabasha kureba. Abagome buzuye muri iyi si bari kugirira nabi abo bana, ariko Imana imushira imbere ahantu amaboko y'umugore yihutira kurinda inda, ahantu amaso y'umugore abari igihe cyose, ahantu agenda yigengeseye acungana cyane n'ibyo Imana yamuhaye. None se Imana nibifata ibyo ngibyo by'agaciro ikabishira aho ngaho, ikarinda cyane uwo mwana aho ngaho, ni gute itareka kurinda? Imana ishimwe cyane. Ni gute Imana yo ifite agaciro kurusha ibindi byose tutabasha gufata umwanya yo kuyishaka no kuyishakisha umutima wacu wose? Imana ishimwe cyane. Twavugaga yuko ibintu bifite agaciro birahishwa cyane, kandi bikahishwa ahantu kure cyane kubera yuko biba bifite agaciro. Reba n'igihe ari igihe ugura akantu gato cyane, ariko ukareba bakayikikiza bakayishiramo envelope nyinshi cyane, bagafata agapapuro karekare bakandikaho uburyo wafungura ako kantu, ugafungura gato ya mbere ugasanga iri mu yindi, ari akantu gato cyane, ari akantu ko mu isi. Ariko Imana yacu ifite agaciro cyane. Imana yacu ifite agaciro cyane kubera yuko Imana yacu ifite agaciro cyane, nayo irihisha. Imana yacu irihisha. Kubyerekeye n'agakiza, Imana iva mu ijuru. Agakiza n'ubuntu, iva mu ijuru ikaza yihuta cyane kugira ngo umuntu abashe kwakira agakiza. Imana iva mu bwiza bwayo, igasiga ubwiza bwayo, ikemera ikaza, ikigaragaza, ikiyerekana kugira ngo umuntu abone agakiza. Ariko iyo tugeze ku mavuta, iyo tugeze mu gushaka Imana no gushaka imbaraga z'Imana, icyo gihe bisaba igitambo, icyo gihe bisaba igihe. Imana idufashe cyane. Icyo gihe isaba igihe. Ari ibintu bisaba yuko uba uri ahantu ha wenyine kugira ngo uhure n'Imana. Imana idufashe cyane. Bisaba ko uba uri ahantu ha wenyine kugira ngo uhure n'Imana, kugira ngo mugirane ikiganiro kidasanzwe. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduhere ubuntu bwo gusobanukirwa iki kiganiro. Ari ahantu bigusaba kujya imbere y'Imana. Umugabo witwa Yakobo yari mu nzira agiye guhura na mukuru we Esawu. Ageze mu nzira yari afite ubwoba yuko umukuru we ashobora kumugirira nabi. Noneho afata ibintu bye abigabanyamo ibice 4. Afata abagore be uko ari 4 nabo agenda abagabanya ibice 4. Aravuga ngo nibica uyu nguyu ashobora kurokoka. Agenda bagabanya. Noneho asigara inyuma. Ijambo ry'Imana Bibiliya yangirambwiye ngo mugiye yarasigaye inyuma ari wenyine, nibwo yabonye umuntu aza. Yamaze kwambutsa umuryango wose yayishirize hariya, abohereje, asigara wenyine. Reka nkemubwire, ari ibintu Imana itazakubwirira mu rusengero. Imana itubabarire cyane. Ari ibintu Imana itazakubwirira, mutanyumva nabi. Amateraniro n'ay'ingenzi. Amateraniro, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitukareke guterana kwera. Kandi uko iminsi irushaho kwegera wa munsi ukomeye cyane w'umwami wacu azazira, nitukareke guteranya cyangwa se guterana
amateraniro yera. Ni ukuvuga ngo tugomba gukomeza amateraniro yera. Ariko reka ngiyo nkubwire, ari ibintu Imana itazakubwirira mu iteraniro ry'abantu benshi. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduhe ubuntu bwo gusobanukirwa kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Ari ibintu Imana itazakubwirira mu iteraniro, ari ibintu Imana itazakubwira muri ya masengesho ya groupe, muri ya masengesho ya korale. Ari ibintu Imana itazagusanga aho ngaho nkukubwire ibintu by'amabanga. Ntabwo Imana izabikubwirira mu ruhame rw'abantu benshi, ariko birasaba kuba wenyine. Ijambo riratubwira ngo wehoho nujya gusenga ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge. Ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge urugi, hanyuma usenga Imana yawe mwihereranye. Igihe tugezemo ni igihe cyo kwihererana n'Imana yacu. Turi mu gihe kigoye cyane, turi mu minsi ibanziriza ukugaruka kwa Yesu. Ni minsi ikomeye cyane kandi ni minsi iruhije cyane. Ni minsi bisaba ko umuntu amenya Imana ku giti cye, atari Imana ya groupe, atari Imana ya korali, atari Imana ya rusange, atari Imana ya materaniro, atari Imana ya rusange y'abantu bose, ariko Imana yawe bwite. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira muri Danieli yuko abazi Imana yawe. Birasaba kumenya Imana yawe kandi ukayimenya ku giti cyawe. Imana idufashe cyane. Ari amasengesho y'umuryango meza cyane tugomba kwitabira, tukaboneka mu masengesho y'umuryango. Ari amasengesho y'umugabo n'umugore, ariko hari igihe kigera ukakora nka Yakobo ukohereza umuryango. Ntabwo ari ibintu Imana itazakubwira muri ya masengesho uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa se uri kumwe n'umugore wawe. Mutanyumva nabi, ni byiza cyane. Ni byiza cyane ko dusenga nk'umuryango. Ni byiza cyane gukora intibature nk'umuryango. Ni byiza cyane guterana nimugoroba tugasengera hamwe nk'umuryango, nk'umugore n'umugabo. Ariko ndavuga kwihererana, ndavuga kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Kristo Imana imuha umugisha yavuze ngo uwo nguwo uba mu bwihisho bw'isumba byose ari ibintu Imana imuha. Iyo ndirimbo muri iyi minsi irimo kumfasha cyane. Ari ibintu Imana imuha. Imana imuha, imwereka agakiza. Imana ikamuha haleluya. Imana ikamuha uburame. Imana ikarinda ibyago kwegera inzu ye, kubera ko aba mu bwihisho bw'isumba byose. Mu bwihisho bw'isumba byose ntabwo ari amasengesho tujyamo muri rusange. Ni umuntu ku giti cye, ni umuntu n'Imana ye. Ntabwo ari wowe n'umugabo wawe, ntabwo ari wowe n'abana bawe, ntabwo ari wowe muri groupe ya korali. Ari abantu badasenga bonyine. Na rimwe ashobora gufata amasengesho ya wenyine. Agomba gusenga muri groupe, agomba gusenga muri korali, agomba gusenga. Yakobo yohereje umuryango. Amaze kohereza umuryango, Bibiliya yangira irambwira ngo amaze kohereza umuryango asigaye wenyine. Ijambo riratubwira ngo wehoho nujya gusenga byo ujye ukinga urugi, wihererane n'Imana yawe. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze, idufashe cyane. Mutanyumva nabi, ni byiza kandi ijambo ry'Imana riratubwira ni byiza kandi ni by'igikundiro yuko abavandimwe babe bateranye bari ahantu hamwe n'ahantu heza. Imana imanurira amavuta akamera nk'amanuka ku mutwe wa Aroni, akamanuka ku bwanwa bwa Aroni muri Zaburi 133, akamanuka akagera no kugishura. Ni byiza, ari amavuta adasanzwe aba mu iteraniro. Ibyo nanjye ndabyemera 100%. Ndabyemera. Ari amavuta adasanzwe udashobora gusanga ahandi, ariko usanga mu materaniro. Ariko ijambo turiho uyu munsi ni ijambo irivuga ngo uba mu bwihisho. Uba mu bwihisho bw'isumba byose. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze. N'ahantu uba wenyine wowe n'Imana yawe.
ijambo rirambwira ngo Yakobo amaze kohereza umuryango asigaye wenyine, nibwo yabonye umuntu azamusanga. Abona umuntu azamusanga, ngo uwo muntu barakirana kugeza bugiye gucya, kugeza bugiye gutandukana, mbese bugiye gucya izuba rigiye kurasa. Arangije aramubwira ngo, uwo muntu aramubwira ngo mbabarira ureke ngende dore bugiye gucya. Hanyuma Yakobo aravuga ngo oya ntabwo nanjye nkurekura utamaye umugisha, nanjye ntabwo nkurekura. Hanyuma ijambo rirambwira ngo uwo muntu amubaza ngo witwa nde? Amubwira ngo nitwa Yakobo. Aravuga ngo uhereye uyu munsi nguhinduriye izina. Ari ahantu tuhindurirwa izina, ari ahantu uhindurirwa izina, ahantu aho mu bwihisho bw'Imana, aho ngaho wihereranye n'Imana niho uhindurirwa izina. Imana idufashe cyane. Aho mu bwiherero n'Imana niho tuhindurirwa izina, niho tureka kwitwa abagumiwe tukitwa abanyamugisha, niho tureka kwitwa abatawe tukitwa ababyeyi, niho tureka kwitwa ingumba tukitwa haleluya ababyeyi. Aho niho tuhindurirwa amazina. Imana idufashe kandi Imana idushoboze cyane. Imana iduha imbaraga zo kuba ahiherereye, Imana iduha imbaraga zo kubana nayo ahiherereye, tukabana turi wenyine nayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana irambwira, ijambo ry'Imana irambwira aho niho yahindurirwa izina. Imana imwita Israeli kubera yuko yakiraniwe n'Imana kandi aratsinda. Nawe arangije yita aho hantu Penueli kubera yuko yasenze yabonye Imana, ayibona imbone kubone kandi ntiyapfa. Aravuga ngo aha hantu nabonye Imana kandi sinapfa. Ahita aha hantu Penueli, aravuga ngo ntabwo nabonye Imana kandi sinapfa. Aravuga ngo hano hantu abantu kuva ahantu mu bwihisho bw'Imana, n'ahantu mu isi y'umwuka, n'ahantu mu isi y'umwuka. Ishobora kuba ari ahantu, ariko ishobora no kuba mbese imyifatire runaka ituma ukurura ukubaho kw'Imana, bigatuma Imana iva mu ijuru ikaza mu kabana. Kuba mu bwihisho bw'Imana ishobora kuba ari ahantu Imana yabwiye Abrahamu, yamugerageje aramubwira ngo fata uriya mwana wawe w'ikinege umwe ukunda, uze umume umutambireho igitambo. Ntabwo Abrahamu yamutambiye aho ngaho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yakoze urugendo rw'iminsi 3, agenda ku musozi bita Moriya, niho yagiye gutamba Isaka. Aho hantu amaze gukora icyo gikorwa cyo gutamba Isaka, cyo kugaragaza ubushake bwo gutamba Isaka, niho Imana yaje bagirana ikiganiro. Imana yamuzamuye level, Imana yamugize sekuruza wabizeye kubera yuko ari ahantu yagiye, ari umusozi yagiyeho, ari ahantu. Ntabwo ari ahantu, ishobora kuba ari ahantu mu isi bifatika, cyangwa se ikaba uburyo umutima wawe umeze, cyangwa se ikaba position ufashe imbere y'Imana, ariko ibyo bintu bigatuma Imana imanuka ikaza mukagirana ikiganiro. Amaze kugera kuri uwo musozi ya Moriya, niho Imana yaje imuha yandi masezerano masha, ivugurura amasezerano bari basanzwe bafitanye, imwongerera n'ayandi masezerano, kubera yuko ari ahantu mu isi y'umwuka. Ahantu uri bifite agaciro cyane, Imana idufashe cyane. Umugabo witwa Mose nawe ari ahandi hantu ku musozi Sinayi, niho yagendaga agahura n'Imana bakaganira, niho yahuraga n'Imana, Imana ikamuha amategeko 10, niho bahuraga n'Imana, Imana ikamuhindurira isura. Haleluya. Ari abantu Imana igiye guhindurira isura.
ari isura satani yakwambitse, ari isura yo kugumirwa satani yakwambitse, ari isura y'ubugumba satani yakwambitse, ariko ari ahantu Imana ihindurira abantu isura. Haleluya, Imana idufashe cyane. Mose yajyaga ku musozi agahura n'Imana, Yoshua yasigaye aho ngaho mu ihema ry'ibonaniro akagenda ahandi hantu agahura n'Imana, Imana ikamuhindurira isura. Byashoboka ko satani yakwambitse isura y'abahomba, business yawe irahomba, satani yakwambitse isura y'ubukene, ariko ari ahantu hindurirwa isura. Imana idufashe cyane. Ari igihe satani yakwambitse isura y'abanyabyaha, abantu bose bakubona bakakubona mu munyabyaha, abantu bose bakubona bakakubona umuntu utagira ikizere, umuntu utashobora kugirirwa ikizere. Ariko ari ahantu Imana iguhindurira isura, ikakukuraho iyo sura y'umunyabyaha ikagushiraho iyindi sura. Imana idufashe cyane. Eliya nawe ari ahantu yahuriraga n'Imana, ari umusozi yahagararagamo, ari ubuvumo yinjiragamo. Imana idufashe cyane. Ari ubuvumo yinjiragamo, Imana ikahaca, bakabonana n'Imana, akabonana n'Imana imbona nkubona. Imana idufashe cyane. Na Yesu ubwe yari afite ahantu yajyaga gusengera. Imana idufashe cyane. Ndavuga ahantu mu bwihisho. Ahantu mu bwihisho hashobora kuba ari ahantu hafatika, ari ahantu mu isi ugenda ugahura n'Imana. Ishobora no kuba ari imyifatire y'umutima wawe, ari ukuntu umutima wawe umeze. Ishobora no kuba ari umuntu ushobora kuvuga ngo njyewe mvuye ku gitanda ngiye kuryama hasi, aho hantu hakaba ariho mu bwihisho. Imana ikamusanga aho ngaho mu nzozi, Imana ikavugana nawe. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze cyane. Mu bwihisho na Yesu ubwe yajyaga i Getsemane, yari afite ahantu yahuriraga n'Imana. Ageze mu bikomeye, ageze ahantu amaze kubona igikombe agiye kumweraho, yahamagaye Imana hantu. Imana ishimwe cyane. Hantu. Ibyo bintu bizanwa n'ihishurirwa ry'Imana, ntabwo ari ahantu runaka. Ushobora kujya kanyarira kubera ahantu hawe ho bwihisho. Ushobora kujya ku misozi no mu akakubera ahantu hawe h'ubwihisho, ariko ushobora no kuguma mu nzu yawe akakubera ahantu ho bwihisho. Ukaba ufite ahantu no mu nzu yawe Imana ishobora kuhihisha, ikihisha mu nzu yawe, hanyuma wowe ukagendagenda mu nzu yawe ukabona ahantu hari connection y'Imana, ahantu wicara mu nguni, aho hantu iyo uhageze ukabona connection y'Imana yawe, aho hantu iyo uhageze Imana imanura connection, Imana ikamanuka ikaza mukagirana ikiganiro. Imana idufashe cyane. Yesu ubwe yari ageze mu bikomeye, yagiye hantu yahuriraga n'Imana. Bibiliya yangirambwira muri Luka 21 no ku murongo wa 36 ngo Yesu yirirwaga mu rusengero akarara Elayono. Akarariye Elayono, akirirwa mu rusengero, akazinduka cyane, akajya mu rusengero, akabwiriza abantu, akakiza abarwayi, ariko akarariye Elayono. Imana idufashe cyane. Aho hantu niho Imana yamusubijemo imbaraga. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Imana aho niho Imana igusubizamo imbaraga. Iyo wataye imbaraga, iyo wananiwe, iyo ibintu byakurenze, niho usubizwamo imbaraga. Yesu yajyaga aho hantu agasubizwaho imbaraga. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze kumva izi nyigisho. Mwuka Wera dutabare adusobanurire izi nyigisho. Ibi bintu bivanwa mbese
Haleluya, Imana idufashe cyane. Bizanwa na revelation, bizana n'ihishurirwa. Uko urushaho kuba mu bwihisho bw'Imana, nuko ibyo bintu birushaho nabyo kugusanga, nuko ibyo bintu birushaho naho mu bwihisho bw'Imana niho umuntu abona imbaraga. Ibintu byari bikomeye bikakaye biri mekanike, Imana ikabihindura ubusa, Imana ikabyorosha. Umuntu atangira gusenga bimugoye, ariko uko urushaho gusenga nuko Imana igenda ikugira gute, ibyagura muri wowe, ikabivana mu kuba mekanike bikaba automatique ku buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Iyo uba mu bwihisho bw'Imana, byashoboka ko watangira gusenga bikugoye cyane, ukagenda useta ibirenge, ukagenda bikugoye, ariko mu bwihisho bw'Imana niho habonekaho ubuntu bwo gusenga. Ubuzima bwo gusenga bukahinduka ubuzima bwawe kubera ko watinze mu bwihisho bw'Imana. Imana idufashe cyane. Gusenga nibyongere kuba ibintu by'agahato, nibyongere kuba ibintu byo gusunika. Oya, mu bwihisho, uko urushaho gutinda mu bwihisho, kuba kumvira Imana yawe, ukaboneka mu bwihisho bw'Imana, Imana ibyo bintu izana umwuka, izana ubuntu bwo gusenga. Warasengaga ukareba ku masaha ukavuga ngo Mana we, isaha irarangira ryari, ukabura amagambo yo gusenga. Ariko iyo wagiye mu bwihisho, Imana itwongerera ubuntu. Niyo mpamvu nta muntu wari ukwiriye kwirata ibi bintu byo mu mwuka. Ibi bintu byo mu mwuka, ibintu byinshi ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu umuntu aba yaragiriwe. Ariko ibyo bintu bizanwa iyo watinze mu bwihisho bw'Imana. Iyo watinze mu bwihisho bw'Imana, niho ayo mavuta yo gusenga aza akagutembamo. Warasengaga bikugoye, gusenga isaha imwe bikaba bikugoye, ariko ugasigara ugasenga amasaha 5, bugacya ukibaza mu byakeye ryari, kubera ko umwuka cyangwa se ubuntu bwo gusenga bwakujeho. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Imana niho ubuntu, ni kimwe no gutanga. Iyo uri mu gihe cyo gusenga, iyo uri mu bwihisho bw'Imana, amavuta yo gutanga, mbese ubuntu bwo gutanga bukugeraho. Imana idufashe cyane. Ni hahandi ugera, mbere waratangaga ukagenda ukavuga ngo ye baba we, nari nsanzwe ntanga 500, uyu munsi natanze 1000, ndumva ari gitangaza. Ugasanga gutanga ni mekanike. Ariko iyo watinze mu bwihisho bw'Imana, niba Imana izana ubuntu bwo gutanga, ukabasha no gufata umushahara wawe wose ukawutanga, nta kibazo ufite, ukumva ufite amahoro rwose. Ukashobora no kugira gutyo ugatanga amafaranga wabitse ubuzima bwawe bwose ukabutanga, n'ubuzima bwawe ukabutanga. Ni hahandi Yesu yageze avuga ngo nta muntu utwara ubuzima bwanjye, ni njye ubufashe, ndabutanze, mfite ububasha bwo kubutanga. Mu bwihisho bw'Imana duhabwa ububasha. Haleluya. Duhabwa ububasha bwo gusenga, tugahabwa ububasha bwo gutanga, tukabona ububasha bwo kwiyiriza ubusa. Waruzi yuko ari abantu batabasha kwiyiriza ubusa nubwo yaba umunsi umwe, nubwo yaba amasaha, bikamunanira kuwiriza ubusa kuva mu gitondo kugeza saa 12, bikamunanira. Ariko iyo watinze mu bwihisho bw'Imana, hari ubuntu, ari imbaraga zikuzaho zo kwiriza ubusa. Ushobora no kuba umaze kwiyarurira ibiryo wicaye gutyo ugiye gutangira kurya, umwuka akakubwira ngo bihagararire, injira mu masengesho byihuse, ari umuntu ukeneye gutabarwa, ukahita winjiramo nta kibazo ufite, kubera iki ubuntu bw'Imana bwo kwiriza ubusa bwakujemo. Biva mu bwihisho bw'Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze, kandi Imana itwambika imbaraga. Ndumva tukwiriye gusenga ngo Imana ituzanire iduhe imbaraga zo kuba mu bwihisho bwayo. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Imana niho tuboneraho imbaraga. Imbaraga Imana idufashe cyane. Mbese amavuta cyangwa se ubuntu bwihishurirwa bw'ijambo ry'Imana, ari abantu badasoma ijambo ry'Imana. Mbese ashobora kuba amazi igihe kirekire adasoma ijambo ry'Imana, ariko kubera ko ubuntu bwo
ubwihishurirwa bwamumanutseho aho yabageze hose. Ashobora kuba adafite ijambo, ariko ku munota wa nyuma iyo ageze ahagarara kugira ngo abwirize, ako kanya mu gihe cy'isegonda rimwe Imana ikamuzanira ihishurirwa, Imana ikamuzanira inyigisho, kubera ko ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'ihishurirwa bwamugezeho, ubuntu Imana idufashe bwo gusobanura ijambo rwamugezeho, akayitata Imana ikamuzanira mu gihe cy'isegonda, Imana akasoma umurongo umwe, Imana ikamuha seminaire kubera ijambo rimwe gusa, kubera umurongo umwe gusa. Reka dusenge twese dusaba Imana iduhize imbaraga, iduha ubuntu bwo kuba mu bwihisho bw'Imana. Mu bwihisho bw'Imana niho ibintu bikoreka, niho ibintu bisobanuka, ari ibintu Imana itazagusobanurira mu mbaga z'abantu, ariko mu bwihisho Imana ikubwira amabanga. Mwami mwiza, Mwami y'igitangaza, uyu munsi Mwami ndisengera n'abana bawe, Mwami uduhe imbaraga zo kuba mu bwihisho bwawe. Dukeneye kuba mu bwihisho bwawe, dukeneye kubana nawe, dukeneye gusobanukirwa nawe, dukeneye Mwami ubuntu bwo gusenga, ubuntu bwo kwiriza ubusa, ubuntu bwo gutanga. Dukeneye ko izo mbaraga zitugeraho. Turasenze mu izina rya Yesu, kandi turakwizeye, turagutegereje tuzanira imbaraga zo kuba mu bwihisho bwawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.